ese bishoboka bite ko iki gitondo byabirangiye bibaye uku nguku ahangaha hano hafi neza no ku mupaka w'u Burundi. Mu by'ukuri aravuze ati nimupfukame, arabapfukamishije, arababwira ati ntimukongere kumenyera na rimwe, arababwira ati ibyo mwibwiraga sibyo murimo kubona, arababwira ati mu by'ukuri nta na rimwe nzigera mbaha amahoro, arababwira ati mu by'ukuri nta na rimwe nzigera mbaha agahenge, ati ibyo mwibwiraga sibyo by'ubu. Gusa reka tubanze tubasabe nyaboneka nimba mutarakora subscribe muhita mukora subscribe kugira ngo video yose dushizeho mujye mubasha kuba mwayibona, kandi nyaboneka nimutarakanda kunzogera ubashe kuba wayikanda kugira ngo ujye ubona notification ya video yose dushizeho. Iki gitondo rero aya manwa bitewe naho uherereye, ushobora kuba uri muri Amerika uryamye, ushobora kuba uri muri Kenya bwenda guca, ushobora kuba uri muri California ari mu gitondo, ushobora kuba uri hariya hirya Igoma, ushobora kuba uri hariya hirya mu Uganda cyangwa se hariya mu Burundi, ariko icy'ingenzi nuko umenya ibimaze kuba, nuko umenya ibiri kuba ku mirongo y'urugamba, nuko umenya impande zihanganye, ese byagenze bite, ese ni biki none abasirikare bakoresheje, niki inyeshamba zakoresheje kugira ngo zibashe kuba zatsinda urugamba, ese niki uyu mugabo akoresheje kugira ngo abashe kuba yakwivuna umwanzi. Ni mu gihe rero byari bimaze kuba mu masaha 9 y'ijoro, ubwo bavugaga bati mu by'ukuri nta kintu na kimwe tugomba kuba twahisha abaturanyi bacu, nta kintu na kimwe twahisha inshuti n'abavandimwe, nta kintu na kimwe tugomba kugaragaza ko tutazi, tugomba kugaragaza ko byose tubizi, tugomba kugaragaza ko ibyo tuba turimo byose Uwiteka Imana aba abizi. Bundi abamenyera urugamba baravuga bati tugiye gusenga Uwiteka arabatugabiza, abandi nabo bati Uwiteka Imana yatubwiye ibi ngibi. Ku mpande zombi ziba zihanganye haba hariho abigize babamenya, abigize abahanuzi. Uruhande rumwe bakarubwira bati mugende mutere muzarutsinda, ndabona intsinzi, Uwiteka abahaye igihugu, Uwiteka abahaye gakondo yanyu. Ku rundi ruhande nabo bati twavuganye n'Imana, Imana yavuze ko ahantu ihaduhaye, Imana yavuze ko mu by'ukuri itazigera iduhungabanya, itazigera idutererana, rero tugiye kurwana kugeza ubwo amasezerano Imana yaduhaye tuzabasha kuba twayageraho. Tutibagiwe ko nyaboneka niba utarakora subscribe uba uri gucikwa, niba utarakanda kunzogera uba uri gucikwa. Rero iki nicyo gihe kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza, ikintu cyegeye kugira ngo ubashe kumenya ukuri nyako. Reka rero tubanze turebe mu by'ukuri ninde wabanje washotora undi, uwashotoye undi agiye ko yamenyekana. Nitumara kumenya uwashotoye undi, byose biraza kuba byajya ku murongo. Bigenda bite kugira ngo abasirikare batangire kuba barasa? Ninde urasa mbere? Ese umuntu arasa akurikije iki? Kugira ngo noneho tumenye neza iraswa uko byatangiye, uko byagiye. Ese iyo umuntu arashe ntibamusubize bigenda bite? Iyo umuntu arashe akabura umusubiza biza kurangira bite? Nshuti bavandimwe